heza. Iyi ni inclusive channel. Inclusive channel zanyuzwaho ibiganiro bitandukanye, imyidagaduro, iyobokamana, ndetse tuziga iki. Turabizi yuko mu muryango nyarwanda harimo abantu bafite ubumuga n'abatabufite. Twebwe turibanda ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Turabizi ko bamwe ni inshuti zacu, abandi ni abavandimwe, se tuzi kuganira nabo. Tuzaganira nabo ndetse tuziga ururimi rw'amarenga Nyarwanda kugira ngo tuzajye tumenya uburyo tuganira nabo. Niyo uzajya bagezaho iki kiganiro tw'Inyange Beata. Nzaba ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Aho neza, amazina yanjye nitwa Musenge Berta. Neza nshuti bakunze ba inclusive channel. Inclusive channel rero uko mubizi, ubushize twabagejejeho ikiganiro duhura n'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Tugira gahunda zimwe na zimwe, navuga gahunda zitandukanye cyane cyane zirebana na gahunda zitandukanye za leta. Harimo nka gahunda ya EJO HEZA. Dushima Imana Yves ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga yatubwiye ko iyo gahunda ya EJO HEZA atayizi. Niyo mpamvu rero nka inclusive channel twegereye umukozi w'umurenge wa Gatenga ushinzwe iyo gahunda ya EJO HEZA kugira ngo dusobanurire byimbitse ese iyo gahunda ya EJO HEZA igamije iki, igenewe bande, umuntu ayijyamo ate. Reka tumwegere hanyuma dusobanurire birambuye iyo gahunda ya EJO HEZA. Mwiriwe neza. Amazina yanjye nitwa Inyange Beata. Nkorana na inclusive channel inyuzwaho ibiganiro bitandukanye. Inclusive channel ntimuyizi se? Yego turayizi. Nagira ngo musobanurire abadukurikiye amazina yanyu n'icyo mukora ku murenge wa Gatenga, ndetse mudusobanurire byimbitse gahunda ya EJO HEZA kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nabo basobanukirwe iyo gahunda ya leta. Murakoze cyane, mbaje kubashimira kuba mwadutekerejeho nk'umurenge wa Gatenga. Inclusive channel dusanzwe tuyizi, yabaye umuyoboro wa gahunda zitandukanye za leta zibwirwa cyane cyane abafite ubumuga butandukanye. Nk'uko rero mwari mubisabye kugira ngo tuganire, njyewe nitwa Yvette w'amahoro, abashinzwe iterambere hano mu murenge wa Gatenga. Kuri gahunda ya EJO HEZA mwifuje ko tuganiraho, ni gahunda igihugu cyashyizeho, leta yashyizeho kimwe n'izindi gahunda zitandukanye zifasha abaturage kwiteza imbere. Ni gahunda yashyizweho n'itegeko nimero 29 bare 2017 yo kuwa 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2017. Iryo tegeko ryashyizweho ari itegeko ry'ubwizigame, kwizigamiriza izabukuru. Hanyuma yaje gushyirwaho ku mugaragaro, gahunda yashyizweho ku mugaragaro mu mushyikirano wa 2018. Ndumva ari tariki 14 z'ukwezi kwa 12 niho yashyizweho na nyakubahwa perezida wa repubulika, hanyuma itangira gushyirwa mu bikorwa. Ni gahunda rero yo kwizigamira. Iyo gahunda yashyizweho nyuma yo kubona icyegeranyo cy'ibarura rya 2012, aho byagaragaye yuko abaturage
abageze mu zabukuru mu mwaka wa 2032 bazaba bariyongereye ku kigereranyo kiri hejuru ya 60%. Ibyo barura bigaragaye, iyo mibare barura bigaragaza ko mu mwaka wa 2012 abageze mu zabukuru bari 510, hanyuma muri 2032 bakazaba bageze kuri 1,196,000. Mwumva ko ni imibare myinshi. Hanyuma kandi muri abo barigeze mu zabukuru usanga nta bundi buryo bafite bwo kubaho, ugasanga babera leta umutwaro. Hashyirwaho rero iyi gahunda yo kugira ngo abantu bose bizigamire, cyane cyane ko nyuma y'ubushakashatsi hagaragaye yuko abantu bizigamira ibyo twita ke sociale bari ku kigereranyo cy'8% y'abatuye igihugu bose, y'abanyarwanda bose. Ubwo rero usanga 92% bose badafite ubwishingizi bw'izabukuru. Ukabona ko rero ari ikibazo. Nyuma yo gukusanya rero iyo mibare yo kubona icyo kibazo igihugu gifite gishobora kuzagira gikomeye mu bihe bizaza, nibashyizweho iyi gahunda kugira ngo umunyarwanda uwo ari we wese noneho atari ukuvuga ngo n'ufite umushahara wa buri kwezi nawe ashobore kwizigama. Ni ukuvuga ngo iyi gahunda igenewe umunyarwanda uwo ari we wese, yaba umukuru yaba umutoya, yo kwizigama, kandi ukizigama ubushobozi bwawe bitewe n'amafaranga ufite. Mutubwiye yuko umuntu yizigama bitewe n'amafaranga afite. Ese ayo mafaranga ni uguhera ku mafaranga angahe? Umuntu usayinjiramo gute cyangwa ayijyamo gute? Yizigamira gute mbese? Ubundi ubusanzwe tumenyereye ko umuntu yizigama kuri konti. Abizigama ku mabanki birumvikana ibyo dusanzwe tumenyereye. Ukaba ufite konti cyangwa se nk'uko muri ke sociale bakaba ufite agakarita baguhaye kagaragaza yuko uri umunyamuryango wa RSSB, tubyita ke sociale mu by'ukuri byarahindutse ni RSSB. Ubu rero tugendanye n'iterambere igihugu kirimo, ni ukuvuga ngo konti y'umuntu ni indangamuntu. Ubwizigame bwose utanze uragenda ukajya ku ndangamuntu yawe, winjiramo ukanze akanyenyeri 506, ugakanda urwego, hanyuma ugakurikiza amabwiriza, ukiyandikisha, ugashyiramo irangamuntu. Icyo gihe amafaranga yose ushyizemo y'ubwizigame aragenda akajya ku ndangamuntu yawe, ku buryo niyo ushatse kureba ubwizigame ugezeho usanga mbese urabubona ukurikije n'ubundi bwa buryo nababwiye bwo gukanda akanyenyeri 506, hanyuma ukareba ubwizigame ugejejeho. Bivuga nyine yuko ari konti yawe wihariye, niyo ku giti cyawe, nta wundi muntu ufite uburenganzira bwo kuba yayirebaho uretse wowe nyir'ubwite. Mutubwiye yuko umuntu yizigamira akoresheje irangamuntu ye. Yego. Kandi mutubwiye yuko ngo yaba umwana n'umukuru bemerewe kujya muri iyo gahunda y'ejo heza. None se umwana aba yaragejeje igihe cyo gufata irangamuntu? Icyo ni ikibazo cyiza. Ni ukuvuga ngo umwana uri munsi y'imyaka 16, kubera ko abataragira irangamuntu, yandikwa ku irangamuntu y'umurera cyangwa se umushyize muri iyo gahunda. Hanyuma iyo ageze igihe cy'imyaka 16 amaze gufata irangamuntu, bwa bwizigame bwita bujya kuri ya rangamuntu ye, donc akaba ari konte ye abonye. Hanyuma ya bwa bwizigame umubyeyi yagiye amuzigamira, ya mafaranga yose agahita abari bajya agakomeza, cyangwa se umubyeyi agakomeza akamuzigamira. Natubwira se bimwe mu byiza bya ejo heza? Ejo heza ni gahunda nziza. Wenda duhereye ku ubu usanga mu nzego z'ibanze cyangwa se n'izindi nzego bwite za leta, igihugu gihura n'ikibazo cy'abantu bari mu zabukuru badafite uko babayeho. Kera twabaga tuzi yuko bavuga ngo iyo urukwavu rukuze rwonka abana, ariko iyo urebye igihe igihugu kigezemo usigaye ubona wenda kera habaga amasambu, umubyeyi akamenya yuko umwana niba amaze gukura agomba kumukatira isambu akamuhereza agahinga gutyo. Ariko ubu ngubu urebye umubare w'abaturage ukareba n'ubwo butaka dufite,
ntabwo bikigendanye aho ushobora gusanga urugo abenshi wenda bakodesha badafite n'ubwo butaka. Icyo gihe rero maze kugera mu zabukuru amaze kunanirwa gukora kugira icyo yinjiza umunsi ku wundi ahita ahinduka umutwaro wa leta. Ariko iyo yashoboye kwizigama, dutanze nk'urugero nka wenda reka duhere nko ku bantu wenda tujya tuvuga ko baciriritse nk'abarimu wenda niko kera twajyaga tubivuga, ariko ubu ngubu umuyobozi w'igihugu cyacu yarabazamuye, ariko kera tuzi ko abantu bahembwaga amafaranga makeya ugereranyije n'abandi. Noneho ku buryo rero yageraga mu zabukuru ya mafaranga ya pansiyo yizigamye wabonaga adashobora kubura uko yajya kwicara mu bandi, ntabwo uko niba hari uko agomba gutaha akagenda asa neza, niba hari icyo gishobora kunganira umuryango ukabona ko ari amafaranga kuko ubuzima bugakomeza. Rero ubwo kubera ibyo ni ku ruhande rw'umuntu ukorera umushahara ushobora kwizigamira na RSSB icyo twitaga kisosiyali. Ubwo rero muri uwo mujyo niho igihugu gishaka ko abanyarwanda bose bajyamo, umunyarwanda wese ugeze mu zabukuru akaba afite nibuze ikimusunika mu buzima buri imbere, ntabe umutwaro kuri leta usange cyangwa se yabaye umutwaro ku muryango we, ahubwo buri muntu wese akaba ashobora kuzibeshaho kugeza igihe Imana izasoreza ubuzima bwe ntawabereye umutwaro. Ese umuntu yizigamira buri kwezi cyangwa se ni mu gihe kingana icyo umuntu ashobora kwizigamira? Kwizigama ni igihe icyo ari cyo cyose. Ushatse wakwizigamira buri munsi, ushatse wakwizigamira mu cyumweru, ushatse igihe icyo ari cyo cyose wizigamiye. Ariko iyo tugushyize muri systeme iyo twita systeme ya EJO HEZA, tugaragaza uko uzajya wishyura, wenda ugashaka kwiyemeza ko uzajya wishyura icyatanu ku kwezi cyangwa se 18 ku mwaka cyangwa se bitewe cyangwa se buri gihembwe. Ariko ntibivuze yuko niba ubonye amafaranga 100 uyu munsi uyashyira kuri ya konti yawe kugeza igihe bya bindi wiyemeje cya gihumbi cyatanu kizagera, ukwezi kuzagera nibuze warakigejeje. Yego. Umuntu aba yemerewe kubikuza se kwa kundi umuntu akira nk'amafaranga wenda kuri momo cyangwa kuri telefone, umuntu akageza igihe ashaka kuyakuraho wenda? Oya, urumva n'inyito yayo ya gahunda nyirizina ni ukwizigamira izabukuru. Rero uramutse wizigamye ushyizeho amafaranga ejo ukongera ukayakura, mu by'ukuri ntabwo uba wishe gahunda, ntabwo uba wizigamiye. Ni ukwizigamira mu zabukuru. Ahubwo wenda icyo ntababwiye, izo zabukuru zitangira ryari? Zitangira ku myaka 55 niho gahunda niyo myaka yateganyije, niko itegeko ryateganyije. Guhera ku myaka 55 umuntu akaba ashobora kuba yabikuza ya mafaranga, ubwo ariko bitewe n'amafaranga yizigamye bumvikana. Burya abana ubona ko ku myaka 55 umuntu atangiye, tuvuge nk'umwana w'imyaka nk'ibiri, ugatangira ukamuzigamira, azagira imyaka 55 afite amafaranga afatika ashobora kuba yamugirira akamaro. Ariko tuvuge niba utangiye ufite imyaka nka 40 usigaje 15, bisaba ko nawe ushyiraho amafaranga menshi kugira ngo icyo gihe cy'imyaka 55 uzaba ufite amafaranga menshi ashobora kukugirira umumaro. Bitabujije rero yuko nurengeje imyaka 55 nawe ajya muri EJO HEZA, kubera ko icyo gihe iyo gishoboye gukora arakora akazigamira ya misi mibi, ya misi imbaraga zizaba zaracitse. Umuntu se ashobora kubona amafaranga agejejemo? Yego, birashoboka. Ni kwa kundi nababwiye yuko konti y'umuntu ari indangamuntu, ujya muri telefone yawe, kubera ko telefone barayihujwe indangamuntu iba yahujwe na telefone, ugakanda akanyenyeri 506 urwego, hanyuma ukajya kuri 4, hanyuma ugashyiramo umubare w'ibanga wishaka ugizwe n'imibare 5. Uwo mubare w'ibanga niwo uzajya ugufasha igihe cyose kujya kureba amafaranga y'ubwizigama umaze kugezaho. Beti turabashimiye cyane. Yego, murakoze. Murakoze kutugirira icyizere. Wenda icyo twabasaba nuko ubutumwa bwagera henshi hashoboka, twese abanyarwanda tugahurira muri gahunda nziza twagenewe n'igihugu. Ibyo rwose.
Inshuti bakunze ba Inclusive Channel, turabyumvise yuko gahunda ya Ejo Heza ari gahunda nziza cyane, hanyuma twese rero tukaba dushishikarizwa kuyijyamo, ndetse twumvise yuko ari abana ari abakuze twese iyo gahunda itureba. Hanyuma rero nawe mubyeyi ufite umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, hera none umuteganyirize ejo hazaza. Murakoze cyane, turabashimiye.